Abasuje abakurikiranye televiziyo Akasamutwe nkomeje kubashimira ko mubanye natwe mutwereka yuko turi kumwe muri shares, muri comment ndetse na subscribers. Mbibashimira cyane bivuye ku mutima, ariko mbasaba gukomereza aho ngaho, mugakomeza gukora subscribe, mugakora share, mugakora comment ndetse na like kugira ngo ibiganiro dukora twizera ko bibafasha, bizakomeza no kudufasha mu misiza bigere kuri benshi bashoboka. Ubu ngubu mfite aba subscribers barenga gato ya 200. Ndifuza ko uyu munsi twakora uko bishoboka tukuzuza 500, kandi birashoboka, ndabizeye murabikora. Tekereza utuye muri Kigali, barabyutse mu gitondo nkuko bisanzwe, ugiye mu kazi, uteze akamoto muri Kimironko cyangwa Zindiro cyangwa Kacyiru cyangwa se Nyamirambo cyangwa ku Muyange ku Kicukiro. Hanyuma ugeze mu mujyi rwagati usanze akagabo nk'aka ngaka kari gukubura mu muhanda. Okay. Ni video itanamose neza, itanakoze montage neza, nyine n'urugero natangaga. Uribwira ngo ntibishoboka? Birashoboka, kandi mu gihe kitarambiranye. Ntabwo ari Kigali gusa bishoboka, ni ku isi yose, aho robot AI zishobora kuzasimbura imirimo imwe n'imwe. Wenda mu gukubura ntibazakoresha utugabo nk'utu ngutu, bakoresha imashini zigezweho ziri hejuru n'urugero natangaga, ariko ibi birashoboka. Ni nacyo tugiye kugaruka mu kiganiro cy'uno munsi. Tugiye kureba imirimo izasimbuzwa n'ubwenge bukorano AI cyangwa se amarobo. Mu gutangira iki kiganiro nagira ngo nshyireho ubugororangingo. Ibyo ngiye kubabwira bishingiye ku bushakashatsi nakoze kuri internet, nkoresheje imbuga zitandukanye, hanyuma nkoresheje na AI ubwayo cyangwa se uburiya bwenge bukorano. Hanyuma icya kabiri nshaka guca akarongo nuko ibi bintu ngiye kuvuga ntabwo bizaba ejo cyangwa ejo bundi. Ejo utaza guherera kuri iyi video ukareka gukora ibyo ugomba gukora kugira ngo witeze imbere, uvuga ngo n'ubundi ntacyo ugiye gukora. Oya, ubu ntabwo ari ubuhanuzi, ariko ni ibintu bizabaho nubwo atari mu gihe cya vuba. Bamwe bavuga yuko bishoboka yuko mu mwaka wa 2050 aribwo imirimo imwe n'imwe bizatangira kugaragara yuko iri gusimbuzwa n'ubwenge bukorano. Ni nk'uko mu kinyejana cya 20 mu gihe hari ikoranabuhanga riri gutera imbere ry'icyo bita automatisation mu nganda, bakoresha amarobo cyane. Mbere yuko biba, abantu bamwe batangira kuvuga bati ibi bintu bizatuma abantu babura akazi, abandi bakavuga bati reka ntacyo bizadutwara. Ariko byaje kurangira kuko bigaragara yuko abantu benshi babuza akazi, kubera ko aho robo imwe ikora hashobora gukorwa n'abantu 200 cyangwa 300. Ibi rero nibyo bitekerezwa yuko AI cyangwa ubwenge bukorano bushobora kuzigaranzura imirimo imwe n'imwe, abantu bagatakaza akazi, bakaba bashomeri. Ari nacyo giteye impungenge kinini, giteye impungenge abantu. Hanyuma ari n'ikindi cya kabiri wenda ntagaruka mu iki kiganiro, ariko tuzashakira umwanya, nuko ubwenge bukorano bushobora kuzageraho bukarusha ubwenge umuntu, kandi wari wabukoze, hanyuma bugasa naho bumutegeka. Icyari twebwe tubukoresha ahubwo ubwo bukadukoresha. Ibi byo tuzabigaruka mu kindi kiganiro. Nagira ngo rero twinjire mu kiganiro nyirizina, ntimucikwe. Umurimo wa mbere tugiye guheraho ushobora kuzasimburwa na AI cyangwa ubwenge bukorano bufatanyije na robot ni ubushoferi. Wabyumvise neza, ubushoferi. Urimo kwirukanka, urashaka permis, nibyo unakomeze. Mwabonye ko no muri permis harimo kuzamo ikoranabuhanga, ndavuga hano mu Rwanda, aho ubu ngubu no gukoresha imodoka za automatique byemewe, aho ubu ngubu ushobora kuzajya gukora nta mupolisi muri kumwe, ari we ukoresha. Ubwo n'ubwenge nyine bukorana nabwo bugenda buza. Ariko
bizarenga ibi ngibi. Kandi ibi mbabwira ntabwo ari filimi, ahubwo ni ibintu byatangiye. Nagira ngo turebe, dusimbukire nka Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turahasanga kampani, iyi ni website yayo ndi kureba nk'uko mubibona, yitwa Waymo. Waymo ni kampani ya Google. Icyo igamije cyane cyane ni uguteza imbere ikoranabuhanga ry'imodoka zitwara mu muhanda zitarimo umushoferi. Bakaba rero baratangije mu by'ukuri taxi zikora muri ubwo buryo. Niba umenyereye uba hanze mu bihugu byateye imbere, umenyereye Uber, urabizi ko ujya kuri telefone ukayihamagara, umushoferi uyitwaye agahita abona aho uri, akaza akagufata, akagusanga, akagufata, akakujyana. Cyangwa niba uri mu Rwanda bya VW Move, ngira ngo murabizi, nabwo niko bikora, ariko ni taxi bitwaye n'abantu. Ibi rero aho bitandukaniye ni ukuyihamagara ariko ikaza yonyine, nta mushoferi burimo. Ni taxi rero zirimo kuri koroza hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko nyine ibyo zikora bimeze nk'ibitangaza. Nk'uko mubibona ni imodoka isa naho isanzwe, uvanyeho biriya bintu mubona hejuru. Iriya ni amakameras, ifite amakameras menshi atuma ishobora kubona ibiyikikije, hamwe n'icyo bita amasensors. Iyo ni imodoka ibiza ubwenge ku buryo iyo igeze ku bantu bambuka umuhanda irahagarara, igiye kugonga ikintu runaka kisatiriye ishobora kugikatira cyangwa se igafata feri bitewe nuko bimeze. Izi kubahiriza ibyapa, umuvuduko, izi kureba ya matara yo ku muhanda ayobora imodoka. Ibintu byose umuntu ashobora gukora, iyi modoka irabyikoresha y'ubwayo, nta muntu urimo. Iyo uyihamagaye rero iraza, mugahurira aho uhagaze, ugakingura, ukinjira, ugakoresha screen, ukandika aho ugiye, cyangwa se ukayibwira n'amajwi, ukayibwira ngo ngiye ahangaha, hanyuma ikagutwara ikakugezayo. Ibi rero biteye impungenge, navuga isi yose, kubera ko izi modoka zitwara, uko imyaka igenda iza, zizagenda ziyongera mu muhanda, ndetse bive no kuri zitwara abagenzi gusa, ahubwo zijye no ku modoka z'abantu ku giti cyabo. Icyo nababwira kuri ibi byo gutwara imodoka no kwitwara, nuko ubu ngubu imodoka nyinshi zigezweho muri iki gihe, zikorwa muri iki gihe, zishobora gukora ibyo bita kwitwara, ariko zifashijwe n'umushoferi. Ni ukuvuga ngo ushobora gushyiramo auto driving ikagutwara, ariko ukaba uri hafi ufashe vola. Nk'imodoka zo mu bwoko bwa Tesla, murabizi, ababizi, ishobora kwitwara mu muhanda, ariko buri masegonda 30 bisaba gukora kuri vola kugira ngo ibone yuko uhari. Kubera ko ibi byabaye ikibazo ubwo bamaze gushyira hanze izi modoka, hanyuma abantu batangira kuzikoresha, bamwe bakajya banasinzira mu modoka zitwaye kandi zitaragira ubwo bushobozi neza bwo kwitwara nk'uko byakagombye. Biza kuba ikibazo rero, hanyuma bituma abakoze imodoka za Tesla bazisubiramo ubwo buryo bwo kwitwara, baziha kuba noneho zabikora, ariko umushoferi aziri hafi cyangwa se azifasha. Ubwo rero bisaba yuko ukora nyine kuri vola gatoya kugira ngo buri masegonda 30 kugira ngo yumve ko uhari, ariko zirabikora. Imodoka nyinshi ubu zishobora kwitwara muri parking. Ubyumve neza, uraje ugiye guparika ku muhanda, imodoka uyivuyemo, ukanda buto yo kwiparkinga, y'ubwayo ikagenda ikishakira parking mu zindi modoka ziparitse aho ngaho, ikishyiramo yoyo ubwayo. Izo modoka nyinshi zirabikora, ama BMW, ama Audi, ama Skoda, Benz, ama Renault, ama Peugeot. Urutonde rw'imodoka rushobora kwiparika rwo rumaze kuba rurerure. Imodoka nyinshi zigezweho muri iki gihe zishobora kubikora. Ikoranabuhanga rero aho ryerekera nta handi murabyumva, nuko igihe kizagera imodoka zigashobora kwitwara mu muhanda nta muntu uzirimo. Birashoboka cyane, kandi biri mu nzira. Tujye ku mwuga wa kabiri. Turinjira mu mwuga ufite aho uriye n'itangazamakuru, ubu radio DJ.
aba radio DJ hano abenshi bakunda kubita ngo n'aba presenters, ni ba banyamakuru twumva b'abanimateri bakunda kubita n'abanimateri kuri radio. Ni icyo bakora mu by'ukuri ni ukuza bagakina indirimbo, bakavuga kuri izo ndirimbo, bakavuga amakuru ari aho ngaho, avugwa wenda y'ubuhanzi, y'ubustari, bya bintu biba byoroshye cyane. Ibi rero nabyo biravugwa yuko iri koranabuhanga rya AI, ubwenge bukorano, vuba ahangaha aba bantu bashobora kuzabura akazi, kubera ko ibi ngibi nta nubwo ari amakabya nkuru, nabyo byaratangiye. Murabibona, ari porogaramu yakozwe yitwa Radio GPT, ndi kuri website yayo. Ni porogaramu by'ukuri ishobora gukora ibi bintu aba radio presenters bakora. Ni ukuvuga icyo ukora iyo umaze kuyigura, kuko yo nashoboye kugerageza ariko ntabwo igeragezwa, ndetse no ku rubuga rwayo nta hantu wabona wayigurira. Icyo ukora ni ukuba wakwandikira beneyo ukababwira, hanyuma nta nubwo nabonye igiciro cyayo, ariko bashobora kugikugurisha ukayinsitara, hanyuma ukayikoresha muri radio yawe, cyane cyane niba ikoresha indimi mpuzamahanga, Igifaransa, Icyongereza n'izindi ndimi. Iyi porogaramu rero icyo ukora, iyi AI, ubu bwenge bukorana icyo bukora, bwigana mu by'ukuri abanyamakuru cyangwa se bari aba radio presenters, aba radio DJs, nk'uko babikora nayo ikabikora. Ukibaza rero uti ibikora gute? Mu by'ukuri reka tubanze turebe ibintu ishobora gukora, kubera ko ni ibintu bitandukanye. Icya mbere ni uko ishobora kwinjira muri porogaramu yawe ukoresha ukina umuziki, hanyuma ikigana cyangwa se igakomentinga kuri buri ndirimbo ivuyemo n'igiye kujyamo, ikavuga beneyo, ikavuga amateka yabo, ibibona nyine kuri internet n'ibindi bitandukanye. Tuvuge urugero, mfunguye hano porogaramu nkinisha umuziki muri radio yitwa Radio Boss. Ubu bwenge bukorano nk'ubu ngubu nk'uko mubibona, nkinnye indirimbo ya Dani Nanone yitwa My Type. Iyi ndirimbo rero mbere y'uko ijyamo iyi porogaramu, ubu bwenge bukorano bushobora kuyivuga, bakavuga nyirayo, bakavuga amateka ye, bakavuga indirimbo yasohoye, bakavuga ibyo yakoze, hanyuma bagakina iyi ndirimbo. Byarangiza indirimbo igiye gukurikiraho ni ya Andi Bumuntu Mukadata, nayo igahita iyivuga, ikavuga nk'ibyo ngibyo. Si ibyo gusa, ibi ngibi nibyo batubwiraga. Nuvuga ngo ushobora kubona indirimbo nk'uko ziri muri porogaramu yawe ikina umuziki. Icya kabiri, ishobora kubona amakuru ari kuba iwanyu, amakuru yanditse, hanyuma ikayafata ikayabwira abayumva. Icya gatatu, ishobora gukora promotion, nuvuga ngo kwamamaza. Niba wibwiye ngo muri iki kiganiro turamamaza Coca-Cola n'urugero, ishobora kuvuga, gusoma ibyo bita DJ mention, ikamamaza nyine yo ubwayo. Hanyuma ishobora kuvuga, kubwira abantu ibyiteganyagihe ku kirere kifashe. Ishobora kubwira abantu amakuru, kandi igashobora gukora ibindi bintu bitandukanye nk'uko mubibona ahangaha. Nuvuga rero ni ubwenge bukorano, kandi nabwo bwatangiye gukora nko mu bihugu byateye imbere. Ari bamwe batangiye kubigerageza, aho ari nka radio imwe mu Busuwisi yafashe umwanya w'amasaha ngira ngo 13, ifata abanyamakuru irabwira ati mujye mu kiruhuko cy'uwo munsi ntimukore, hanyuma ikoresha ubu bwenge bukorano. Igiteye impungenge, abantu bumvise iyo radio ntabwo babimenye ko ari ubwenge bukorano, kuko hejuru yo gukora nk'ibyo abanyamakuru bakoraga, bafashe amajwi y'aba banyamakuru bakora icyo bita clonage, cyangwa se kuyigana bakoresheje nanone ubu bwenge bukorano. Ni ukuvuga, niba ngewe Charles mvuga gutyo, uko ijwi ryanjye nyine rivuga, bafata ubwenge bukorano bigana ijwi nk'iryanjye, ubwo ni nk'umunyamakuru, hanyuma barangije
baba aribo bakoresha amajwi muri iryo koranabuhanga muri icyo gihe, ku buryo abantu byabacanze ntibamenya niba ari ba banyamakuru basanzwe bumva cyangwa se ari ubwenge bukorano. Nagira ngo ibi bintu bya clone, byo cloninga, byo gufata ijwi ryanjye nkanjye nkaba narikoresha mu bindi bintu, tubigerageze turebe ko bishoboka. Turakoresha iyi AI yitwa My Voice, niyo tugiye gukoresha. Iba urubuga murarubona nk'uko bisanzwe. turakora signing, bisaba ko warafunguyeho account, birumvikana. Reka nkoreshe nka account yanjye, twinjiremo turebe cyo iyi ishobora kudukorera. Murambabarira mbanze nzimye umuziki hano kugira ngo nimvuza bitaza kumvikana. Okay, twahageze. Ikintu cya mbere iri koranabuhanga rikubwira, nkwibutsa yuko ari gukloninga cyangwa se gufata ijwi ryawe nk'uko rivuga, ukaba iri koranabuhanga ryari ryigana ku buryo warikoresha mu bindi bintu. Mfashe rero ngiye gufata ijwi ryanjye. Hano iraguha uburyo bubiri, ushobora kurikodinga cyangwa se gufata ijwi wafashe mbere ukariyiha. Icyo ngiye gukora hano, ngiye kuyiha ijwi nashyize kuri desktop, ngira ngo nabanza nkanarikina mukaryumva iryo ngiye kuyiha. Nagiye desktop, ni iringiri ngiye kuyiha, narikinnye. Twongeye kubasuhuza abakurikiranye Akasamutwe TV, tukaba tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi kandi tubashimira ko mukomeje kubana natwe. Okay, ijwi ngiye kuyiha ngo yigane ni iryo ngiryo, ni ngewe nyine. Okay, narifunguye rero, nabihaye. Hanyuma iragusaba uko uryita, reka nyite nka Karori n'urugero. Ego, iyo umaze kubikora nduzi ikubwira ibintu bimeze nko gusinya, ni nko kukubwira ngo emera yuko ibyo ugiye gukoresha utazabikoresha mu bindi bintu bitemewe. Ngira ngo yego, nabyemeye rwose banyakubahwa. Hanyuma agree and continue. Reka rero tuze kureba icyo dukoresha iri jwi, niba koko ishobora kunyigana ikafata ijwi ryanjye, hanyuma nkaba narisomesha nk'icyongereza. Okay, imbwiye ko yarangije, ndetse impaye na text yo kugerageza. Reka iyi text impaye ubwayo nyisibe, ahubwo njye mu Rwanda mfungure ikinyamakuru cyitwa The New Times, hanyuma ndebe nk'inkuru nafungura yacyo, mfate text, hanyuma nyihe ndebe niba ishobora kubisoma. Reka mfate nk'iyi ngiyi mu by'ukuri. Yego, mfate nk'iyi text, nyizane handi twari turi, nyishyira aha ngaha. Mbibutse ko niba ibisoma, irabisoma mu ijwi ryanjye, birasa nkaho ari njye uri kubisoma. Ubyumva aragira ngo ni njye wabisomye, kuko nyine icyo yafashe yumvise ijwi ryanjye uko rivuga, igiye kuryigana ndikoresha mu bindi. Mutega amatwi, rongeye kubifungura numve. Nduzi biri gufata umwanya ho mutoya, ariko turabitegereza uko byagenda kose. In celebration of African Day observed on May 25th in Buto Foundation in partnership with Basketball Africa League BAL and other partners engaged in Umuganda or community service at Kimironko Sports and Community Space in Kigali. Participants contributed to expanding and beautifying the community space by building the foundation and walls of tennis and soccer fields, as well as cleaning and varnishing the basketball court walls. Biratangaje. Ngira ngo umuntu uzi ijwi ryanjye
yumvise biriya yagira ngo nibyo. Ikindi guha ni kuri downloadinga, yego na downloadinze muri machine. Reka nze ngegeranye na rya rindi, yego na byegeranyije. Hanyuma ngiye gukina iry'ikinyarwanda mwumva uko mvuga, hanyuma mumbwire niba koko wakumva ko iki cyongereza noneho ari njye uri kugisoma cyangwa se ari buriya bwenge bukorana. Twongeye kubasuhuza abakurikiranye Akasamutwe TV, tukaba tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi, kandi tubashimira ngewe wanyawe mu kinyarwanda, hanyuma ubu bwenge bukorano umva uko bwanyiganye nsoma icyongereza. In celebration of African Day observed on May 25th in Buto Foundation in partnership with Basketball Africa League BAL and other partners engaged in Umuganda or community service at Kimironko Sports and Community Space in Kigali. Participants bajya bavuga ngo nta muntu wimenye uko avuga, ariko ngira ngo murabyumva ko ari ngewe. Rero iriko nabanga murumva ko rihari, bafata abo ba DJs, abo banyamakuru, bagafata amajwi yabo bakayaha iyi AI igashobora kuyigana, hanyuma bakakoresha muri iriya gahunda. Banyamakuru bagenzi banjye, ba radio presenters, ba radio DJs, mwicunge namwe muri ku rutonde. Tujye noneho ku mwuga wa gatatu, ni abasekreteri. Abasekreteri babita secrétaire de direction, ni bari abantu nyine abanyamabanga babashinzwe ubundi akazi katari kenshi mu by'ukuri. Ubundi ni ugufata rendezvous z'abantu bagana ibigo, nicyo cyambere bashinzwe. Icya kabiri hari gukora icyo bita planning, no kuvuga gukora uko ibikorwa bizakurikirana mu kigo runaka. Icya gatatu hari kwandika ama email bandikira abantu cyangwa ibigo bitandukanye. Hanyuma hakaba no guhamagara abakiriya. Nizo nshingano za mbere abasekreteri baba bashinzwe. Ikibazo rero, ese birashoboka yuko ubu bwenge bukorano bushobora gukora biriya bintu? Birashoboka cyane rwose. Ahanga ngiye kubaho urugero, ngiye gukina video, ni video yakozwe na Google, ni mu mwaka wa 2018. Icyo gihe berekanaga ubushobozi bw'amatelefone ya Android, ibyo izi telefone zishobora gukora, birimo icyo bita Google Assistant. Google Assistant ibimeze nka Siri ku bakoresha ama iPhone, ni uburyo bwifashishwa kuba wabwira telefone ikagukorera ibintu bimwe na bimwe. Ushobora kuyibwira urugero uti ngiye kuryama, uze kunkangura mu masaha 3 ari imbere. Utiriwe ujya kuregera bya bindi bita uburyo bwo kubyutsa, y'ubwayo igahita ibikora. Ushobora kuyibwira uti ejo mu gitondo saa 4 uzanyibutse impamagare kanaka, ikabikora. Ibyo rero nibyo bita Google Assistant mu bakoresha Google, bakoresha Android, ngira ngo murabimenyereye. Abakoresha iPhone ubu buryo bwita Siri. Mwaka rero wa 2018 Google yashyize uburyo bugezweho bwa Google Assistant bushobora noneho kurenga ibyo bintu. Nuvuga ngo hano urugero batanga, umuntu arayibwira ati ejo ndashaka kuzajya kwiyogoshesha, hanyuma igahita irenga aho ngaho, y'ubwayo ikibwiriza, igahita hamagara salon de coiffure aho uwo muntu asanzwe ajya kwiyogoshesha, igahamagara bakavugana n'umukozi wayo iri kumusaba rendezvous kugira ngo nyiri iyo telefone azajye kwiyogoshesha. Nibyo ngira ngo mwumve. We think AI can help with this problem. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear
is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. mwabyumvise rero ibyo hari mu mwaka wa 2018 niho Google yasohoye telefone za Android zishobora kuba zifite ubu bushobozi. Ni ukuvuga ngo ishobora kuguhamagarira umuntu wowe utari no kubyumva. Nicyo giteye inkenge. Urayibwira uti ejo nzajya kwiyogoshesha saa 4. Yo igahita ijya muri planning ikahashyira saa 4 kuzajya kwiyogoshesha, ariko mbere ikamanza igahamagara ikagushakira umwanya, yamara kumvikana na salon yuko saa 4 hari umwanya, cyangwa se wenda bakayibwira bati ni saa 6, igahita ibyimura ikabishyira saa 6. Ugahita ubona ko saa 6 agomba kujya kwiyogoshesha, ukajyayo yakwakiye rendez-vous. Ibi rero biteye inkeke ku basekreteri cyane, kubera ko mwarinjiriwe. No kuvuga ngo ishobora kubikora ku buryo bworoshye cyane. Reka twihute tujye ku mwuga wa 4 ushobora kuzasimburwa na AI. Aba nabo bita ba programmeur informatique. Aba nabo bita ba programmeur informatique. Murabizi iyo tujya ku ma websites, iyo dukoresha ama software, iyo dukoresha ama application atandukanye, aba bantu nibo babikora. Aba rero nabo bari kuri list y'abantu bashobora kuzisanga vuba hangaha ari abashomeri, kubera ko AI ibyo bakora ishobora kubikora ikabikora vuba kandi neza kurutaho. Nagira ngo dufate urugero rwo gukora website yoroshye itagombye ibintu byinshi. Dukoreshe ChatGPT. Niyo tugiye gukoresha, ngiye kuyibwira idukorere website yoroshye yerekeranye n'u Rwanda, turebe uko byitwaramo. Batarabyize ufata iyi script ukayikopiya, hanyuma ugafungura akantu bita notepad, kaba muri naga program kaba muri mudasobwa, nagafunguye ukabipestingamo, ayibonye. Hanyuma warangiza ukabisavinga izina, ukandika izina wenda Rwanda, hanyuma akadomo HTML. Nuko website zikorwa n'ubundi kusanzwe. Ngiye kubikira kuri desktop, hanyuma turahita tuhasanga ikintu cyitwa Rwanda, tugifungure. Iraba ari website ikozwe aka kanya ni ChatGPT.
twagiye nabisevinze ngiyi, hanyuma ngiye kuyifungura murebe. Okay, reka turekere kuri iyi ngiyi. Biriya byose ni page ya website, amalink arakora. Urabona nkitse kuri tourism, irahita isimbuka ingene kuri tourism. Birumvikana ntabwo yayikora neza nkaho nayihaye ibyangombwa byose kugira ngo ikore, ariko ibyo aribyo byose ishobora kubikora. Ni nkuko wayibwira ngo unyandikire script ya application cyangwa software izakora ibi n'ibi yabikora. Icyangombwa nuko mu mutwe waba ufite icyo ushaka. Nuvuga ngo rero abantu programmer mwe mukora ama website, mukora ama application, mukora ama software, murabona ko AI yabinjiriye. Nuvuga ngo namwe igihe cyari cyo cyose mushobora gutakaza akazi. Umwuga rero ukurikiye ni abo bita aba painters. Mu gifaransa bita aba peintre, mu kinyarwanda sinzi ukuntu twabita, ariko niba abantu bashushanya amatablo amanikwa mu mazu, amanikwa mu mahoteli, ni ibintu bijyanye n'ubugeni, ni aba rero nabo bari mu kaga kubera AI, kubera impamvu zitandukanye. Ubu hari AI ishobora kubigana, ariko tutaragira aho ngaho reka tubanze dufate turebe abo bantu bundi ni bandi, dushakishe aba painters babayeho wenda nka batanu bakomeye cyane kugira ngo tubarebe. Ndozi internet imbwira ko witwa Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Claude Monet ndetse na Michelangelo aribo ba peintre bakomeye cyane ku isi ya rurema. Reka dufate nka batatu ba mbere. Mfate nk'uyu witwa Van Gogh. Van Gogh ikigaragara ibi ni ibintu yakoze. Yavutse mu mwaka w'1853 abita Zandert mu gihugu cya Pays-Bas, Ubuholandi. Hanyuma yitaba Imana mu 1890 mu Budage, mu Bufaransa sorry. Akaba rero yarakoze ibintu bitandukanye, birimo yarashushanyije ibishushanyo bitandukanye, birimo ibingibi, birimo ikingiki. Ni mu by'ukuri ni ibishushanyo nkuko mbibona, ni amatablo. Iyo utazi ibi bintu byitwa ubugeni, utazi kumenya ubwiza bwabyo, uba ubona ari nta kigenda mu by'ukuri. Ariko urebye akayabo k'amafaranga biba bigurwa amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari, biba biteye kwibaza nyine, ariko n'ubuhanga niko bimeze. Ubu rero ni umwe. Hanyuma abandi yaduhaye ni nka Pablo Picasso arazwi cyane, ngira ngo ari ibishushanyo bye nagiye mbona bitandukanye. Nagira ngo nawe murebe uyu Picasso ninde, ese yashushanyije iki. Twifashishije Google, reka turebe nka bimwe mu bihangano yakoze. Pablo Picasso. Picasso yavutse mu 1881 muri Espagne. Yitaba Imana mu Bufaransa mu 1973. Ni Pablo Picasso. Akaba rero yarashushanyije ibishushanyo bitandukanye, nk'iki ngiki yise Les Demoiselles d'Avignon, abakobwa b'i Avignon. Nkwibutsa ko ibishushanyo mu by'ukuri biba bigura akayabo k'amamiliyoni y'amadolari, utagira ngo ni n'amanyarwanda. Undi baduhaye ni ngira ngo ni Leonardo da Vinci. Yego, Da Vinci. Uyu yavutse mu 1852, yitaba Imana mu 1519.
yakoze ibishushanyo byinshi. Ibizwi cyane ni iki cyitwa Mona Lisa, yashushanyije mu 1513 ngira ngo nicyo gishushanyo muri kubona hano. Ni umukobwa iyo umurebye wagira ngo afite agasuzuguro kenshi cyitwa Mona Lisa. Umuntu ashobora no guhita amenya n'agaciro kacyo. Tuyishake turebe imba dushobora kubona agaciro ka Mona Lisa. Yes, mu mwaka w'1932 ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 muri 1962 iki gishushanyo cyaguzwe miliyoni 100 z'amadolari. Nivuga ngo ukizeho uguta agaciro k'ifaranga, ubu ngubu agaciro kayo ni miliyoni 1,100 z'amadolari muri uyu mwaka wa 2023. Murumva agaciro k'iki gishushanyo yakoze mu by'ukuri miliyoni 1,010 z'amadolari. Ubu ngubu niyo cyagura ubu ngubu, kubera ko muri 1932 cyaguzwe miliyoni 100 z'amadolari. Murumva rero aba banyabugeni ni abantu baba barahawe impano n'Imana yo gushushanya, gukora ibihangano ureba ukabona nyine ku busanzwe nta kigenda, kuko sinzi impamvu iki kintu nagitanga amafaranga angana gutyo. Inyakize mu manyarwanda simbizi ni miliyari nyinshi z'amanyarwanda. Ukirebye gutyo wakwibaza impamvu nyine bagitanga ayo mafaranga, ariko uburyo kiba gishushanyije, ubuhanga bashyizemo, uburyo bacanze amarangi wa mugani, bituma bishobora guhenda. Impamvu rero navuze nasanze aba peintre bari ku rutonde nabo rw'abari mu kaga kubera AI, nuko ubu ngubu AI zishobora kwigana ibishushanyo uburyo bworoshye cyane, aribyo ngira ngo tujyemo tudatinze. AI yitwa image2go.com, murayibona hano muri address. Ni AI ishobora gutuma ukora amatablo ajya kumera nka kuriya. Bitangira winjira, namaze kwinjira mwabibonye. Ahangaha rero uvuga icyo ushaka. Nagira ngo dukore tuyibwire idushushanyirize umuntu ujya kumera muri style ya Mona Lisa. Mona Lisa ni uyu nguyu, nijye tugiye kuyibwira mu by'ukuri ngo idufashe. Hanyuma tuzigereranyije, nubwo uhita ubona ko nyine yimeze nk'ifoto, ariko ndabizi neza ko wamuguza amakredi atandukanye, wagenda uyiha amagambo uyiha, wagenda ukina nayo ku buryo ugeraho ukayishushanyisha tablo nziza ya nyayo. Ibi rero bituma mu by'ukuri abanyabugeni cyane cyane aba peintre, abashushanya, nabo bajya mu kaga, niko navuga, bajya mu kaga ko kuba ibyo bakora bishobora kwiganwa uburyo bworoshye cyane na AI, kubera ko nyine biroroshye kuyibwira ngo nkorera iki ngiki ikagikora. Ubwo rero nawe niba uri umu peintre ubizi ko utari ibi bikureba, yuko ububizi yuko ibi ngibi igihe icyo cyose bishobora kuza kubaho, yuko ushobora kuzatakaza akazi kawe bitewe na AI. Abanditsi b'ibitabo nibo dukurikiyeho, ubundi ari abantu batunzwe no kwandika ibitabo, ariko nabo bafite akaga mwino minsi, kubera ko iri koranabuhanga ryabinjiriye. Kubera ko nk'ubu urugero tugiye nko muri wenda Google bisanzwe, tukayibaza liste y'ibitabo byanditswe na ChatGPT, urumva hano ari liste y'ibitabo birebire
byanditswe na ChatGPT, cyangwa se ugasanga cover ibishushanyo byabo byarakozwe na ChatGPT. Reba nk'iki ngiki, The Life, Meaning, Purpose and Death, kigura amadolari hafi 2. Hari nk'iki ngiki, Romance Writing Made Easy with AI, iki cyanditswe na AI nyine, nuvuga ngo umuntu yayihaye title hanyuma irandika, yarangije arakopiya. Mu by'ukuri list y'ibitabo byanditswe na ChatGPT ni ndende cyane. Ibiro bituma umuntu ahita yibaza ati se kwandika ubu ngubu bizagenda gute? Niba wari umwanditsi utunzwe no kwandika, ubu bizagenda gute kuzajya uhurira ku isoko n'ibitabo byanditswe n'ubwenge bukorano kandi ugasanga byanditse neza, wenda kurenza n'ibyawe? Naho gutekereza rero, nimba uri umwanditsi nawe umenye yuko umwuga wawe ushobora kwisanga mu kaga. Umwuga ukurikiyeho uwo ntabwo tuwutindaho, ni uw'uburirimbyi. Twarabikoze igihe twakoraga indirimbo dukoresheje iyi Suno. Ku batarabonye video, mushobora kuyibona hasi muri description, video igaruka kuri uburyo wakora indirimbo ukoresheje ubu buryo. Nagira ngo ku batarabibonye mbisubiremo akanya gatoya, nandika indirimbo izwi cyane twize muri maternelle. Ego nakanga kambe kanyamanza keza ko mbona wishimye, niki cyabiguteye ngo natwe tugufashe. Nako ngako icyo nakora nagasubiramo gusa inshuro 2, hanyuma nkayibwira nihuse ikayituririmira muri reggae. Shobora kuba nkunda reggae, sinzi cyayintumye. Hanyuma akanyamanza niko nyise, hanyuma nkayibwira igahita dukorera iyi ndirimbo. Aka kanya ugahita uyumva. Ibi mbisubiyemo kubera ko wenda ari abantu babonye iyi video bwa mbere, ariko nyine aho hasi murasanga muri description murasanga uburyo ushobora gukora indirimbo ukoresheje iyi AI, kugira ngo abageze hano bwa mbere nabo mbereka ko bishoboka. Iyo ndirimbo rero akanyamanza keza. Akanyamanza keza kombo na wishimie, niki cyabiguteye ngo natwe tugufahe. Akanyamanza keza kombo na wishimie, akanyamanza keza kombo na wishimie, niki cyabiguteye ngo natwe tugufahe. Niba uri umuhanzi rero, urabyumva ko akazi kawe kari mu kaga, kubera ko mu gihe cy'amasegonda 20 umuntu ashobora kuba arangije indirimbo 2 cyangwa 3. No, mu gihe nanjye nari nkabije, mu gihe cy'iminota 5 umuntu ashobora kuba arangije indirimbo 2 cyangwa 3 kuzikora. Ikindi nabonye abantu bashobora wenda kwifashisha, nibyo ntabwo ziba zivuga neza nkaho ari indirimbo nyine yakorewe muri studio ya nyayo, ariko ushobora kwifashisha wanditse amagambo, ukifashisha uyu muziki. Ushobora kugenda kwa producer akakora umuziki umeze nkuriya, uburyo bwihuse bikaryoha kurenza ibingibi. Rero niba uri umuririmbyi, ndakugira inama yo kwifashisha ubu bwenge bitabaye ibyo ngibyo. Uri mu kaga. Hanyuma umwuga wa nyuma dusorezaho ni ubuganga. Ntiwikange, ni ubuganga nabwo buri mu kaga, kubera ko ubu ikoranabuhanga rigeze kure cyane. Ari ibyerekeranye kubaga, cyane cyane kureba mu bwonko, biriya bintu navuga bisaba aba specialiste bahambaye. Ubu ngubu bigeze kure gukoreshwa n'ikoranabuhanga, ku buryo AI niyinjiramo byanze bikunze bizahindura isura, kubera ko izashobora kubikora neza kurenza umuntu, kubera ko mu kubaga habamo ubwitonzi cyane, ku buryo umuntu ari gihe akora error cyangwa se akora amakosa, umurwayi akaba yahagwa. AI rero bikaba bitekerezwa yuko ishobora kuzakora ubuganga neza kurenza abantu ku giti cyabo. AI nivuga AI ntabwo ari AI yonyine, ubwo ibiri kombine, ibiri kumwe na robot n'amarobo.
bishobora kuzakora neza ubuganga cyane cyane muri kiriya gice bita icyo kubaga, hanyuma n'icyo gusuzuma. Ntago ndisuzumisha kuri ChatGPT, ariko wenda reka nyibaze uburyo bworoshye cyane. ChatGPT ndayibajije umutwe umereye nabi, wamfasha iki? Irambwira ngo iti umva uko inshubije, ntago ndi umuganga ariko umutwe, imburwa umutwe wareba ibinini bimwe, imiti imwe ishobora kugufasha kugabanya uburibwe nko bita Tylenol, ibuprofene, hanyuma na aspirine. Ikambwira ni iti inywe n'amazi menshi hanyuma naruhuke, hanyuma umutwe nukomeza ni byiza ko wajya kwa muganga. Nabasi ubuvuzi burenze ubwo ngubwo kugira ngo nubuhe. Ibi ni byoroshye, ni ibyibanze, ariko mu by'ukuri nuko ahazaza robo zifatanyije na AI zizakora akazi gakomeye cyane mu buvuzi, ku buryo abaganga bazasigara bameze nk'abarebera ibi byuma byo ubwabyo bikora akazi. Bitumye ngira amatsiko, ndavuga ngo reka mbaze ubu bwenge bukorano. Reka tubaze ChatGPT. Ese ikibazo ngiye kwibaza ni kimwe cyoroshye. Ese birashoboka yuko umunsi umwe nayitekereza yuko ishobora kuzasimbura abantu? Ngibyo rero ibyo nabegeranyije mu byerekeranye n'imyuga imwe n'imwe ishobora abantu bashobora kuzatakaza kubera ikoranabuhanga rya AI cyangwa se artificial intelligence, ubwenge bw'ubukorano. Birashoboka ko ari iyindi, urutonde rwawe rurerure. Wowe urabitekerezaho iki? Ari urutonde nkubwiye urutekerezaho iki? Ariko ni nihe myuga utekereza yuko ishobora kuzisanga mu kaga kubera ubwenge bukorano? Wabidusangiza muri comment, hanyuma nkwibutsa yuko udakwiye gucikwa no gukora subscribe ndetse na like, hanyuma na share, kugira ngo video nk'izi ngizi zikomeze zikugeraho umufiririzo, dore ko ari wowe urazungukiramo ariko nanjye nzungukiramo, kuko zimpa umwanya wo gusubiramo no gukora ubushakashatsi bwimbitse kuri ibi bintu by'ubwenge bw'ubukorano. Ndagushimiye rero, nizere ko ukomeza kugira ibihe byiza hamwe na Akasamutwe TV.